kubabona nabo abasaza bubaka batarabyize nimureba nabindi bahagaritse mu kazi muri kwifata mukigira abafundi mutazi no kubaka. Plumbing is the system of pipes that supply water and remove waste. Ati ni imiyoboro itanga amazi kandi igakuraho imyanda. Akamaro bitanga amazi yo gukoresha, igakuraho amazi yanduye, ikanafasha mu isuku n'ubuzima bwiza. Kiningiri so wandi kubwira kutadusobanurira ariko ubundi uretse kuzana ubuswa samaza kubigusobanurira ariko wavuze ko nabyishoboye tukabimenya niba uri no guteka n'umutwe tubimenye birangire gateka amabuye ahubwo mwese murabaswa pe none subu nkawe uri gushaka ngo ngusobanurire Briki hama yagusobanurira ikikoro ubu koko mu byukuri ngewe Kiningiri narenza ariko wavuze ko nabyize mwana ariko wagicucu zikuri kubwira nje niyeri wowe uratinyuka ukambwira ngo sinzi iby'ubwubatsi wowe muswa mwebwe muba mwarabyigiye mu kiyede uzi amashuri ngewe Kiningiri nize warize nawe waba wansobanuye ukwawe buriya rero abantu twize ntabwo tujya tubasha kuvuga amagambo menshi kandi uzanarebe hose n'umusirikare wakora warinze wakoze ikosi neza nanga ajya abyirata kandi wamusabye utazi n'ikintu na kimwe akabyirata ukagira ngo niba ubizi cyane nk'umuntu wize sinabasha kuvuga ibi reka njye kwishakira ikiraka bw'umuntu bw'enjeniyeri bwawe genda ntabwo muba mwarize niko mwabayede mwe muri mu kazi umuyede ninde ni mwebwe ese Sarisa bite ko wambaye gutya nyine nambaye gutya none se nyine bite shani sawa mwana none se ko wambaye ibintu by'abubatsi ariko kazungu nawe banza ukunda kurondogora ubu nuzi ko ngiye sese n'ubufundi kandi nabwo wabyigiye ariko sha uzi ko gukora ibintu utize bihanirwa n'amategeko murabinyibutsa sine kukwibutsa ahubwo ndi kukumenyesha njye rero narabyigiye wibimenyesha Sarisa wize iby'ubwubatsi nako turetse n'iby'ubwubatsi wowe wigize wiga kazungu ndi urgusuzugura ubu pe undebye mfite ibikoresho uransuzugura si ukugusuzugura ahubwo ndi kwibaza niba warabyize reka witinda mu magambo wakubaza uwize wazana uyunguyu akusesha wajya umenya iby'abayede by'abafundi ukabivamo ubona ndi kuri revo yawe kugira ngo ujye kwitambika mu biganiro byanyu ahubwo kuntu nangiye kubabona nabo abasaza bubaka batarabyize nimureba nabindi bahagaritse mu kazi muri kwifata mukigira abafundi mutazi no kubaka. ese mugani Sarisa iby'ubwubatsi urabizi ngenda bizi kandi cyane kuko ubu mubishaka nabasobanurira kandi mu ndimi zose mushaka ngaho se sobanura mu cyongereza tumva ubu se namwe ndabasobanurira murabimenye wowe sobanura uko batangira kubaka nibyo bifashisha hanyuma utubwire mu cyongereza tumva ubundi mu gutangira kubaka babanza foundation ubwo nyine ni umusingi fondation nyine the foundation is the lowest part of a building that supports the infrastructure mu Kinyarwanda bivuze ngo umusingi cyangwa fondation ni igice cyo hasi cy'inzu gifasha kuyishyigikira yose ipontes ubwo ni akamaro kimaze ituma inzu idasenyuka ikwirakwiza uburemere ikanarinda inzu kugwa cyangwa guhengama ku ruhande walls ubwo nyine ni inkuta z'inzu walls are vertical structures that divide and protect the building bisobanuye ngo inkuta ni ibice bihagaritse kandi birinda inzu tunakomeza mbabwira n'akamaro kabyo zitandukanya ibyumba zirinda umutekano security kandi zikanatwara uburemere bw'inzu zikarinde mwana roof ubwo ni igisenge the roof is the top covering of a building naho ndabasobanurira mu Kinyarwanda birasobanura ngo igisenge n'igice cyo hejuru gitwikira inzu akamaro k'igisenge kirinda imvura n'izuba kirinda ibintu byose mu nzu kwangirika gishyira umutekano ku bantu baba mu nzu tujye kuri doors inzugi doors allow entry and exit into the building mu Kinyarwanda bisobanuye ko inzugi zituma abantu binjira cyangwa bagasohoka mu nzu akamaro kazo zitanga inzira yo kwinjira no gusohoka aka kabiri zigatanga umutekano zikanafasha kugenzura uko abantu binjira windows amadirishya windows allow light and air into the building icyo bisobanuye rero amadirishya yinjiza urumuri n'umwuka mu nzu reka tujye ku kamaro kayo atanga umwuka mwiza ventilation atuma urumuri rwinjira akanafasha kugabanya umwijima floor hasi y'inzu ubwo ni kuri sima the floor is the surface people work on inside the building mu Kinyarwanda bigahita bisobanura ngo floor ni igice abantu bagenderaho imbere mu nzu ituma abantu bagenda neza ituma inzu igira isuku n'ubwiza ikanafasha kurinda ubutaka bwo hasi electrical system ubwo nyine ni amashanyarazi yo mu nzu mu Cyongereza this system
system provides electricity for lighting and appreciation. Ni uburyo bwo guhinza umuriro w'amashanyarazi. Akamaro kabyo bitanga umuriro, bituma ibikoresho bikora, yaba televiziyo, telefone n'ibindi bikoresho, bikanatuma ubuzima bworoha. Hakanaza plumbing system, ubwo ni imiyoboro y'amazi. Plumbing is the system of pipes that supply water and remove waste. Ati ni imiyoboro itanga amazi kandi igakuraho imyanda. Akamaro bitanga amazi yo gukoresha, igakuraho amazi yanduye, ikanafasha mu isuku n'ubuzima bwiza. Mwana arabizi pe n'iby'imigezi byose shandemete uyu nguyandenza. None se engineer wabasha gusakara complex roof? Complex wabasha kuyisakara cyangwa reka mbanze ngusobanurire mu cyongereza kugira ngo ubyumve neza. A complex roof has many angles, slopes, valleys and ridges. Mu Kinyarwanda ati n'igisenge gifite imfuruka nyinshi n'imiterere ivanze. Ni igisenge kiba gikomeye cyane. Reka nkubwire impamvu kiba gikomeye. Kiba gikeneye ubuhanga buhanitse, biroroshye gukuramo amakosa, water leakage. Kucyubaka bigasaba igihe kinini n'amafaranga menshi. Akange Kiningiri singiye kuzabesha n'icyo gisenge sinyizi. Dore ukuntu giteye. Awa sha none se kahise agenda. Ahubwo nanjye nibyo ndi kwibaza, umuntu w'umwenjeniyerira bariya baba bari kubeshya ntabwo babyigiye. Nabeshe byinshi bijya bizabura ariko hari nashonje. basi noneho twajya gukora. Reka nabwo nabonye mutizewe. Ariko basi ibyo wabikuye basi se nkwereka diplome ngaho se yinyereka. reka niruka njya kuyizana. Njya nkunda gusenga barandongoye baraneka. Nyamuneka niba uri content creator cyangwa uteganya kuba we ukaba ujya uhora wibaza uko abandi bakora ibintu byiza mu buryo bw'umwuga ariko wowe bikaba byaranze, ndagira nkubwire yuko buri kintu kimwe cy'ingenzi: ibikoresho bikwiye. Ibi rero nibyo mu cyanzu Kejeli Store batwegereje, aho bafite buri kimwe cyose mu content creator yakenera, kuva kuri microphone zifata neza amajwi zigura guhera ku 12,000 by'amanyarwanda gusa kuzamura. Bakagira izo utumadikano wakoresha muri interview na comedy, kimwe n'izo wakoresha ukora documentaire nk'uku kwanjye. Bagufitiye amatara ya kamera y'ubwoko bunyuranye, tutibagiwe na stand za telefone, kamera, itara ryayo n'ibindi. Uzakarusho se nuko babanza kukugira inama y'ibikoresho byakugirira umumaro bashingiye ku bwoko bwa content ukora. TWIRI COMEDY rero iyi microphone ni yanyu. Murakoze cyane. Tugiye kubahata comedy ukebwire. Nyamuneka sura website yaba ari icyanzu.com wihahira ibi byose, cyangwa se ubahamagare kuri nimero reba kuri ekra yawe babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu nta kindi kiguzi kiyongereyeho. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi n'inyubako yo kwa Makuza. Gana Icyanzu, inzozi zawe muri content ziba impamo.